Yes, twizera ko mumeze neza turabasuje kandi tubahaye ikaze mu busobanuro bw'amazina. Nitangishaka Eric mwumva kuri micro. Hanyuma nyine twinjiye mu busobanuro bw'amazina. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Everine ndetse n'izina Antoinette. Niba byumvise neza wumvishe ko mvuze izina Everine ndetse n'izina Antoinette. Ese aya mazina asobanura iki? Haba yitwa abarangwa n'iki? Wowe icyo ngusaba no gukora subscribe, like, share ndetse ukajya no muri comment ugatanga igitekerezo cyawe uko wabyumvise. Hanyuma ikindi kintu nagusaba no kureba video paka irangiye, ubwo no kuvuga kutangira ndetse ukagera no ku musozo. Nyuma munyemerere cyane duhere kuzina Everine, nitumara gusobanura Everine turahita tujya no kuzina Antoinette. Everine ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu Giheburayo aho risobanura ubuzima cyangwa se utanga ubuzima. Bimwe mu biranga aba Everine usanga akunze kuba ari umuntu w'umuhanga, akunda kwitegereza cyane ku buryo n'ibyo abandi batabonye we aba yabibonye. Arakundwa cyane kandi bitewe n'ukuntu agira ibanga, usanga abantu bose bamugira inshuti kuko baba bazi ko adashobora kubavamo. Azi kugenzura ukuri, arabanza akagutesha umutwe akareba koko niba ibyo uvuga bihagazeho. Ni umuntu uzi kuvuga ibintu byinshi ndetse no gukora ibintu bitandukanye mu gihe kimwe. Ba Everine baribona, usanga bazi kurimba, nta kintu cyadutse baba batazi. Bakunda ibijyanye n'ubushakashatsi n'ubusesenguzi ku buryo ari ibintu akurikirana ayitonze. Mu rukundo Everine aragorana cyane kugira ngo agire uwo yemerera cyangwa se yemera ko amubera inshuti cyangwa se umukunzi, biba bikomeye. Ahubwo usanga ahitamo kumara igihe kinini mu buseribateri aho kwihutira gushaka. Abo ni ba Everine. Munyemerere noneho twite cyane kuzina Antoinette. Izina Antoinette ni izina twasabwe n'umukunzi wacu, ajya muri comment aratubwira ati ese mwazansobanura izina Antoinette kimwe n'izina Everine. By the way nabyo twararisabye, turisabwa n'umukunzi wacu. Ese wowe ni gute utajya muri comment utubwire izina twazagusobanurira niba utazi icyo arisobanura? Nyuma ubusanzwe izina Antoinette ni risobanura umuntu cyangwa ikintu gikwiriye kubahwa. Antoinette ni umuntu uba waramaze kwemeza cyangwa kugaragaza ko akwiriye guhabwa icyubahiro, gushimirwa, kubahwa ndetse n'ibindi. Inkoranyamagambo ya Collins isobanura ko iri zina arisobanura nanone kwemererwa ikintu, haba mu buryo bwa leta cyangwa uburyo busanzwe, ariko ukaba ugaragara nk'uwemerewe icyo ukeneye mu buryo buziguye. Izina Antoinette ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rikomoka ku rurimi rw'Igifaransa. Ikinyamakuru The Bump kivuga ko mu gihe wizera mu izuba, ukwezi cyangwa ukaba utegereza ko umunsi umwe uzabona umucyo, ukwiriye kwita umwana wawe Antoinette. Izina Antoinette ryibutsa urukundo n'icyubahiro. Abantu bitwa Antoinette barangwa n'umutima mwiza, imbaraga, kubahwa, kugira amahirwe yo kutabura ibyo bifuza mu gihe babikeneye, kugira imbaraga no gusenga Imana. Mu rurimi rw'Ikilatini iri zina Antoinette bavuga Antonius, rikaba ryaramamaye rivuye ku witwa Marie Antoinette wari umugore w'umwami witwa King Louis wayoboye Ubufaransa mu gihe cy'impindura amatwara. Ku rundi ruhande ikinyamakuru Namiberi gisobanura ko izina Antoinette risobanuye ikintu utabonera agaciro cyangwa se ibyo twita mu ndimi z'amahanga priceless. Mu yandi amagambo ni ikintu gihenze cyane cyane cyane. Ariko ngayo nguko ndabashimiye cyane mwese twabanye, mwari kumwe na Nitangishaka Eric. Nizere ko mwamaze gukora subscribe, ariko nkushimira cyane wowe dusozanyije. Hanyuma ngaho nimugire ibihe byiza kandi Imana ibaninde.